bashimira mwese mwaje mu nzu y'Imana muri igiteraniro ridasanzwe ritateguwe igihe muri gahunda dusangwa nk'iz'amateraniro, ariko Imana yo yari yarateguye mu guherekeza uyu mwana wacu Mugabo Ken. Tubashimire mwese, kandi uyu ni umunsi tuba dufite amarangamutima arimo n'umubabaro. Ni byiza ko twaje mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana haba ihumure ryose. Njye ndi Pastor Isaie Ndayizeye, ndi umushumba mukuru w'itorero ADEPR. Rero ndashaka gufata uyu mwanya na mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, kugira ngo ari mu izina ry'itorero, mu izina rya Kristo, tubahumurize. Duhumurize ari umuryango wa Mugabo, abavandimwe b'uyu mwana watashye, umuryango wa hafi na kure, tubahumurize. Duhumurize abanyeshuri bo babanaga ku ishuri, duhumurize abana, duhumurize itorero n'umuryango nyarwanda muri rusange. Kamwese dufatiye umwanya tubabwire ngo nimuhumure. Dawidi yandika muri Zaburi ya 46 yaravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ngo ni umufasha utajya kuboneka mu byago no mu makuba. Kuko ibimwuzu yari iby'abera twahaweho, nuko ubwenge twahawe n'uwaduhamagaye, tubushakisha ubuhake burutaho. Urukundo dukunda n'imbuto twera, bitera uwo mwami guhimbazwa. Kuko ibimwuzu yari iby'abera twahaweho, nuko ubwenge twahawe n'uwaduhamagaye, tubushakisha ubuhake burutaho. Urukundo dukunda n'imbuto twera, bitera uwo mwami guhimbazwa. Imitima yacu ibe mu rugamba, kugeza igihe ruzarangira. Dukomeze ibyo kwizera bisohoreza mu bugingo buhoraho. Dutegereze agakiza k'Imana, ak'umwami wacu Yesu azaduha. Jango tugiye kubasaba mwese n'ubundi mu ijuru muhaguruke, kandi nk'itorero ADEPR twongeye kubashimira mwese mwaje, kandi tunabahumuriza, tunabakomeza. Turi kumwe, tugakomeza tubane. Dawidi muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira y'ukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kigasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Dusoza uyu mwanya twongeye gusabira umugisha we umuntu wese uri hano, kandi by'umwihariko dusengeye uyu muryango ari ababyeyi. Iki cyumweru ubwo twari mu bitaramo byo kumwibuka,
yari umwana mwiza, yari umwana wa kane mu muryango wa Niyomugabo Gadi, ariko akaba umwana wa mbere mu bahungu kuko babyaye abahungu babiri, yari we na murumuna we. Turashimira Imana cyane rero kuko muri iyo mpanuka yabaye bari kumwe n'uwo murumuna we, ariko Imana ishima kutuzigamira murumuna we kugira ngo tugumane, hanyuma ihitamo gutwara Ken. Ndagira ngo mvuge nti tujya dusa n'abatunguwe ariko tutanatunguwe. Ngiye nk'umubyeyi mu muryango nari maze igihe kitari gitoya niyumvamo kandi menya mfite amakuru yuko hari umuryango ugiye kugenda. Sinashoboraga kumenya ari nde, ndetse kenshi ibitekerezo bya muntu bikamba kwibaza ko yaba ari umwe cyangwa se yaboneka wenda mu bakuru dufite, umuntu abatekereza ko wenda bakuze hari n'impamvu zigaragara zatuma bagenda, ariko Imana yo siko yabibonaga. Gusa nagiye ngira ibihe byo kubisengera kugira ngo ninginga Imana nti uwagenda wese yaba umuto yaba umukuru azagende ari umugeni ushyitse. Ayo makuru rero menya ko ari umugeni uzagenda atari umuntu uzaba agiye bisanzwe. Niyo mpamvu inkuru ye y'uriya mwana tumaze kuyimenya, hatambutsemo amasaha make nyine abaganga bakiri gukora ibyo bakora byose, bagerageza kandi bakoze ibyo bashoboye byose. Ariko nge muri ayo masaha numvaga nibaza nti birashoboka ko uyu nguyu ari we wa wundi ushobora kuba agiye kugenda. Amaze kugenda numvise nshimiye Imana kuko nari mfite ibihamya byose yuko uyu mwana atashye. Mubo dufite mu muryango uyu mwana tutazigera twongera guhagarika umutima tuvuga ngo uyu mwana ejo yakura nabi akararuka, ahubwo yamaze kugera hirya yaho ibibazo biba bishobora kugora abana. Ndagira rero ngo nsoze mbashimira mwebwe mwese. Ndashimira cyane abayobozi b'ishuri Ken yigagamo, batubaye hafi uhereye umwanya impanuka yabaye kugeza umwana avuye mu mwuka, bakomeza kutuba hafi n'uyu mwanya murabibona uburyo baje kubana natwe, kandi bakoze byinshi ntamenya uko ndondora. Imana bakorera niyo dukorera izabibahembere kandi ikomeze ihe umugisha. Ubuyobozi bw'ishuri, abarezi ndetse n'ababyeyi mwese murerera muri kiriya kigo, mwatugaragarije umutima mwiza byatumye dukomera. Ndashimira abavandimwe, ndashimira inshuti, ndashimira by'umwihariko itorero mwatubaye hafi muri iyi minsi ndetse n'uyu munsi mukaba mwaje kubana natwe. Mwese Imana ibaha umugisha. Ndumva rero ijambo ryanjye ryari iryo, sindi burambure kuko umwanya ni muto, hanyuma reka ndeke ibindi tubivuge. kuko ibimuzu yari iby'abera twahaweho, nuko ubwenge twahawe n'uwaduhamagaye, tubushakisha ubuhake burutaho, urukundo dukunda n'imbuto twera, bitera uwo mwami guhimbazwa, kuko ibimuzu yari iby'abera twahaweho, nuko ubwenge twahawe n'uwaduhamagaye, tubushakisha ubuhake burutaho, urukundo dukunda n'imbuto twera, bitera uwo mwami guhimbazwa. Imitima yacu ibe mu rugamba kugeza igihe
uzarangira dukomeze ibyo kwizera bisohoreza mu bugingo buhoraho dutegereze agakiza k'Imana ak'umwami wacu Yesu azaduha nitwumvira tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Imitima yacu ibe mu rugamba kugeza igihe ruzarangira dukomeze ibyo kwizera bisohoreza mu bugingo buhoraho dutegereze agakiza k'Imana ak'umwami wacu Yesu azaduha nitwumvira tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Imitima yacu ibe mu rugamba kugeza igihe ruzarangira dukomeze ibyo kwizera bisohoreza mu bugingo buhoraho dutegereze agakiza k'Imana ak'umwami wacu Yesu azaduha nitwumvira tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Nitwumvira tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Nidukiranuka tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Nitwera imbuto tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Nitwita ku iherezo tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Nitwumvira tugatwarana tuzabona ibyiza by'icyo gihugu. Abaririmbyi barakoze.
byose byubatswe n'izahabu Yesu ashimwe cyane. Ka dutangire bashimira mwese mwaje mu nzu y'Imana muri iteraniro ridasanzwe ritateguwe igihe muri gahunda dusanganywe z'amateraniro, ariko Imana yo yari yarateguye mu guherekeza uyu mwana wacu Mugabo Ken. Ka tubashimire mwese, kandi uyu ni umunsi tuba dufite amarangamutima arimo n'umubabaro. Ni byiza ko twaje mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana haba ihumure ryose. Njye ndi Pastor Isaie Ndayizeye, ndi umushumba mukuru w'itorero ADEPR. Rero ndashaka gufata uyu mwanya na mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, kugira ngo ari mu izina ry'itorero, mu izina rya Kristo, tubahumurize. Duhumurize ari umuryango wa Mugabo, abavandimwe b'uyu mwana watashye, umuryango wa hafi na kure, tubahumurize. Duhumurize abanyeshuri bo babanaga ku ishuri, duhumurize abana, duhumurize itorero n'umuryango nyarwanda muri rusange. Kamwese dufatiye umwanya tubabwire ngo nimuhumure. Dawidi yandika muri Zaburi ya 46 yaravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ngo ni umufasha utajya kuboneka mu byago no mu makuba yacu. Ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwaho ikajya imuhengeri, naho amazi yahorera akibirindura, naho imisozi yatigizwa no kwihinduriza kwayo. Hano ikintu gikomeye kirimo nuko Imana ari umufasha ujya ubana natwe ibihe byose. Mu gihe twagize ibyago, ahantu hahora ihumure, tubasha guhagarara tukagira gukomera, tugahumurizwa, tukagira amahoro menshi, ni mu Mana, kuko Imana yo niyo itagira ikintu na kimwe kinyeganyeza, kandi yo ihoraho. Ibyago tunyuramo n'ibibazo n'ingorane tubona muri ubu buzima, Satani ajya ashaka kubikoresha kugira ngo ahari atwihebeshe, cyangwa se niba bishoboka abikoreshe aduteranya na Kristo, niba bishoboka abikoreshe atubuza amahoro, cyangwa niba bishoboka abikoreshe atubuza ibyiringiro. Niyo mpamvu ari byiza ko uyu munsi nk'uyu, nyuma y'ibiganiro y'amasengesho yagiye abera mu muryango, twagize iteraniro ngiri rya hano mu muryango, ariko tuza mu itorero kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, wo kubasengera no kubahumuriza. Hari uguhamya kwa Pawulo mu bice 8 yandikira Abaroma, murongo wa 35, niho avuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Akora urutonde rw'ibintu byose umwanzi abasha gukoresha kugira ngo adutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga. Ariko ku 37 aravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose tugushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu. Yarushize mu gikomerera cyane abantu
ariko aravuga ngo ibyo byose nubwo byaza ndetse hakaza n'urupfu, aravuga ngo muri ibyo byose nta kibasha kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo ahubwo muri byose turushishwaho kunesha, bizadubasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, kuko muri byose turushishwaho kuneshwa na Kristo. Uyu mwanya ni umwanya wo kongera gusaba imbaraga za Kristo kugira ngo ziturushirizeho kuduha imbaraga zo kunesha, yaba ubwoba, yaba n'ikindi kintu cyose cyaba cyaje mu buzima bwacu rimwe na rimwe cyatuma dushidikanya, cyatuma tuba tutakizera Imana. Umukozi w'Imana Yobu, yusomye mu gitabo cya mbere, mu gice cya mbere cya Yobu, yahuye n'ibyago bikomeye. Ndi gutekereza kuri uyu munsi, mu gihe nawusengeraga rwo natekereje impanuka yabaye ku muryango wa Yobu. Iyi mpanuka yabaye mu muryango wa Yobu, ngo abana be bari mu nzu, bari mu munsi mukuru, abahungu be n'abakobwa be, noneho bahura n'impanuka ikomeye cyane. Ngo haza umuyaga, ngo uraza ngo usenya ya nzu. Ni muri Yobu igice cya mbere uhereye ku murongo wa 13 kugeza kuri 22. Haza impanuka ikomeye y'umuyaga. Ababyeyi nta kintu babyitezeho, ari umunsi nk'indi minsi isanzwe, ariko uwo munsi uba umunsi mubi kuri uyu mugaragu w'Imana Yobu. Ngo yumva inkuru mbi y'incamugongo iteye ubwoba, imubwira ngo babana bawe habaye impanuka ikomeye, haje umuyaga uvuye mu butayu, waza unyeganyeza inkingi za ya nzu, inzu ibagwaho. Yobu agira umubabaro mwinshi. Kubabara mu gihe twagize ibyago nk'ibi birumvikana, bifite impamvu, ariko ni byiza ko uyu mwanya tunasenga kugira ngo mu mubabaro wacu no mu byago byacu tugire igisubizo kandi kivuye muri Kristo twizeye. Noneho ngo Yobu muri icyo gice cya mbere ngo ashishimura imyenda ye, ngo arababara, agira umubabaro mwinshi. Amaze kugira umubabaro mwinshi, ariko ijwi riza muri we, aravuga ngo ibi byose ni Uwiteka wabimpaye. Aravuga ngo mva mu nda ya mama ntabwo nari mbifite, n'ababana ntabwo nari mbafite, ni Uwiteka wabampaye. None Uwiteka arabisubije. Asoza avuga ijambo rikomeye cyane dukwiye gusaba Imana uyu munsi, kugira ngo mu gihe duherekeza Keni tuze no kwishimira ko yerera muduhaye nk'impano. Aravuga ngo Uwiteka arabisubije, avanga izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ngo muri ibyo byose byabaye, ngo Yobu ngakora ikintu gituma ngadakora icyaha kimwe imbere y'Imana. Uyu ni umwanya rero nabwo twafashe kugira ngo dusengere umuryango wa mugabo, dusengere abavandimwe, dusengere inshuti, kugira ngo mu gihe cy'ibyago nk'ibi bikomeye, niba Imana yahisemo ikintu gikomereye twebwe, ariko nabwo mu kuyiringira tugira, nabwo bidutere gukomeza kuyihamya no kuyizera, no kwibwira ko tuyikunda, no kwibwira ko ibyo yaduhaye byose, iyi mpano yaduhaye mu gihe twari tuyimaranye, nabyo tubishimira Imana. Muryango rero, uyu ni umwanya tubasengeramo nk'itorero, mu rwego rwo kubakomeza, tubabwira ngo muri byose bitubaho ntabwo bikwiyeho urukundo rukomeye Imana idukunda. Mu byago tunyuramo, mu bidukomereye, mu bitugora byose, nta na kimwe gikwiyeho ko Imana idukunda. Ikindi nuko hari ubundi bwiza
Imana yateguye nyuma y'umubabaro ndetse n'urupfu. Hari ubundi bwiza Imana yateguye. Yaba ubuzima bwacu bwagarukiraga hano mu isi, bwagarukiraga mu byo tubamo umunsi ku wundi, twari kuba turi mu kaga kenshi. Ariko Imana ishimwe ko nyuma y'ubuzima bwo mu isi buzamo n'umubabaro, ko yanditse ngo umuntu wabyaye n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho gusa. Ariko Imana ishimwe ko nyuma y'ubuzima bwo mu isi bwuzuremo ingorane, bwuzuramo umuruho n'umubabaro, twateguriwe ubundi buzima bwiza. Niko yandika Paulo yandikira Abaroma mu 8:18, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kubizera cyangwa se abasha kugira amaso ahishurirwa, akamenya ko hari ubundi bwiza, niyo habaye ibitubabaza birimo n'urupfu, birimo no kubura uwo twakundaga, ariko dukomeza kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Nkuko Paulo yabyandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu bice 4, aravuga ngo bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Avuga ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Ku murongo wa 17 nibwo yavuze ngo abazaba bakiriho tuzahindurwa natwe tujyananwe nabo, ngo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Avuga ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Umurongo wa 18 avuga ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Uyu munsi icyaduhumuriza mu kubura umwana nk'uyu ni ukongera kuzirikana ko ubuzima bwo mu isi ni bugufi, ariko Imana yadutegura ubuzima bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko tubabara, ariko iri jambo riratubwira ngo dukwiye kubabara dufite ibyiringiro. Kandi icyo nshaka gusorezaho nuko impamvu nk'iyi yo kuza mu rusengero mu gihe nk'iki ni umwanya wo kwitekerezaho natwe ubwacu. Kenshi iyo twabuze umuntu tuzi dukunda, umuntu wese yumva hari ikintu kimuremereye. Niyo utari umuzi cyane ugakurikira amakuru ye, wumva hari ikintu kimuremereye, wumva utabasha no kwinyagambura byoroshye. Ariko ikintu nakurikiye nkamenya nuko uyu munsi kuba twumva turemerewe n'urupfu ntabwo cyane ari uko Ken yagiye, ahubwo ikituremereye cyane buri muntu wese aremerewe n'urupfu rwe ruzamutwara. Uyu ni umwanya umuntu wese akwiye gutekereza ko ubuzima bw'umuntu bugira iherezo, bugira aho butangirira bukagira n'aho bugarukira. Yesu yarabivuze abwira abigishwa be, arabwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ni muri Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa 1, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. Iri jambo nzagaruka mbajyane Yesu ajyaza. Urusengero maze kuhagaramo kenshi twaje guherekeza abantu, Yesu ajyaza. Witekereza ngo aza umuntu arangije imishinga ye yose. Umuntu wese ukimara kubaho aba yujuje ibyangombwa byo gupfa. Witekereza ngo Yesu azaza umaze kuba umusaza cyangwa umukecuru. Hari abagira umugisha wo kugeza muri iyo myaka, ariko ajyaza tukiri n'abatoya, ajyaza tugifite n'imishinga
ikomeye kandi twaratanze na gahunda z'igihe tuzayirangiriza, ariko kuko afite undi mugambi ku buzima bwacu Yesu ajyaza. Na niyo mpamvu umwanya nk'uyu twaje guherekeza Ken, ni n'umwanya buri muntu wese waje kumuherekeza akwiye no kwibaza ngo nanjye umunsi wanjye nugera. Mu nyigisho Yesu yigishije, usomye muri Matayo uhereye kuri 24, Yesu yivuze nk'umukwe wagiye asiga abagaragu, asiga abantu be, abasigira itaranto, abasigira ibyo gukora. Ubu twese muri ubu buzima tugihumeka hari ibyo Imana yadusigiye byo gukora, ariko muri icyo igice cya 25 kikavuga umukwe n'umugeni, kikavuga abakobwa bari bahawe amatabaza yo gutegereza umukwe, ariko kikavuga n'abagaragu bahawe itaranto z'ibyo bakwiye gukorera databuja. Muri icyo gice baravuga mu gihe batatekerezaga, uyu databuja ujya uza kudutwara ajyaza mu gihe tutatekerezaga, kandi ndahamya ndashidikanya ko no mu gihe yaje gutwara Ken yaje mu gihe tutatekerezaga. Ariko ni nako bizanagendera ku muntu wese uri hano, azaza mu gihe tutatekerezaga. Icyo bikwiye kudusigira ni ukudusigira ngo ni gute uyu mwanya umuntu wese ongera akitekerezaho, bimutere kwitegura ko igihe databuja azazira azasanga witeguye. Dawidi yagize ibibazo byo kubura umwana. Ayisomye mu rwandiko rwa Samweli, mu gitabo cya Samweli mu bice bibiri, mu gitabo cya kabiri cya Samweli bice 12, ubonamo inkuru ya Dawidi arwaje umwana mu buryo butunguranye. Nk'umwami arasenga yinginga Imana ngo ahari uyu mwana akomeza agira ubuzima, ariko Dawidi mu byo yakoze byose kuko ntiyashaka ko umwana agenda, Imana kuko ari igena ibyo ikora mu gihe cyayo, wa mwana arataha, wa mwana arapfa. Apfuye Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ku murongo wa 23 aravuga ngo mbese nabasha kumugarura, aravuga ngo nzajya ahari ariko we ntabwo azagaruka hondi. Ubu uyu mwanya ntacyo twakora ngo Ken agaruke aho turi, ariko ni byiza twese kwitegura nk'abakiri mu kibuga cyo kwitegura kuzajya aho yagiye. Ari nayo mpamvu uyu mwanya nabwo tugiye kuwukoresha mu gusenga dusoza uyu mwanya wacu, kugira ngo dusenge dusaba irihumure, dusaba ukugukomera, ariko ikindi twongere natwe ubwacu twisengere kugira ngo natwe nazaza azasange twiteguye. Uyu ni umwanya buri muntu wese akwiye kongera gufata akitekerezaho. Guherekeza Ken neza ni ukubikora natwe twiherekeza, ni ukubikora natwe tutitegereza nk'abasigaye iteka, ni ukubikora twitekereza nk'abari inyuma ye mu myaka izakurikirana mu bihe bitandukanye, nk'abari inyuma ye, maze tukabikora natwe ubwacu bidutera kwitekerezaho, kugira ngo niba ari n'ibyo umuntu yumva akwiye gukosora, akwiye gutunganya, akwiye gusubiza mu mwanya, amenye ngo uyu ni umunsi mwiza wo kwitekerezaho ku giti cyawe, kubera ko nubwo turi hano turi benshi, ariko yagiye ahamagara buri muntu wese ukwe. Yesu abaho umugisha. Ndasoza po nubwo tubabaye ariko turacyafite kukwizera. Dusenze dusabira ihumure uyu muryango, uwo mwami w'ihumure ryose, uwo mwami uduhumuriza no mu makuba yacu yose, kandi si rimwe si kabiri ubikora,
niyo mpamvu iryo humure turisabiye umuryango, turisabiye buri wese uri hano, buri wese wababajwe muri we n'iyi nkuru, tumusabiye iri humure. Kandi duhagaze hano imbere tugushimiye ko ari impano waduhaye, ni wowe ugena igihe ukagena n'iminsi. Natwe tukiri muri ubu buzima, tugifite iyi mpano y'ubuzima, twongeye kwisengera kuko tuzi natwe ko umunsi wacu uzagera, byaba byihuse cyangwa bitinze, uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko ibyo ukora byose mu buzima bwacu tuzi ko ubiterwa n'urukundo udukunda, nta na kimwe ukora utadukunda ku buzima bwacu. Dusengeye umuntu wese uri hano kugira ngo nawe wongere ugendere ubuzima bwe, wongere umutere kwitekerezaho no gutekereza iherezo rye. Niko ijambo ritubwira ngo tuba abanyabwenge twakwita ku iherezo ryacu. Nibyo dusengeye umutoya cyangwa umukuru hano, utwumva uzumva iyi nkuru wese, turamusengeye ngo nawe izamutere kwitekerezaho, maze natwe uzaduhe kugira iherezo ryiza, kugira ngo natwe tuzajye abakiranutsi bajya. Cyango tugiye kubasaba mwese n'ubundi mujyejuru muhaguruke, kandi nk'itorero ADEPR twongeye kubashimira mwese mwaje, kandi tunabahumuriza tunabakomeza, turi kumwe turakomeza tubane. Dawidi muri Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'ubupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kigasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Dusoza uyu mwanya twongeye gusabira umugisha we umuntu wese uri hano, kandi by'umwihariko dusengeye uyu muryango, ari ababyeyi, ari abavandimwe, umuryango wa hafi na kure ba Ken, tubasabiye ihumure no gukomera. Kristo niwe nyiri ihumure, niwe nyiri ubuzima, ni nawe ubana natwe na nyuma y'urupfu. Turasenze kugira ngo iri humure ridukomeza, riduha ibyiringiro, riduha imbaraga, riduha amahoro n'umunezero mu bihe byose, bibe mu buzima bwacu, ariko by'umwihariko mu buzima bw'uyu muryango. Kandi niryo dusabiye yaba abayobozi b'ishuri, yaba abarezi, yaba abana babaga mu kigo kimwe na Ken, nabo turabasengeye kugira ngo uyu munsi n'uyu mwanya bakire iri humure. Kandi turisabiye abavandimwe, inshuti, ababyeyi, aba hafi na kure bose baremerewe n'iyi nkuru y'urupfu rwa Ken, kuko nyuma y'urupfu hari imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga z'Imana nizo zizacecekesha imbaraga z'urupfu. Mu gihe urubori rw'urupfu ntacyo ruzaba kibashe gutwara umuntu, kandi aho tujya niho heza kurenza aho turi none. Ibyo rero bikomeze bidutere umwete, bidutere imbaraga. Uyu mwanya twongeye gusaba ngo Uwiteka mwese abaho umugisha kandi abarinde. Uwiteka akomeze abamurikishirize amaso ye heza, abagire neza, kandi Uwiteka agire neza kugira